Akenshi abantu batabyaye usanga ikibazo gitagishakirwa ku mugore, dore ko abagabo benshi bazi ko kuba basohora bisobanuye ko bashobora no kubyara, nyamara baba bibeshya, kuko n'umugabo wifungishije burundu arasohora ariko ntatera inda. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 40% byo kutabyara hagati y'abashakanye bituruka ku bagabo, naho 60% bigaturuka ku bagore. Impamvu zitera abagabo kutabyara ni nyinshi, harimo izikosorwa n'izidakosorwa, gusa 90% zituruka ku kuba intangangabo ari nkeya cyangwa nanone ziteye nabi. Reka turebere hamwe igitera abagabo kutabyara. Harimo ikibazo cyo ku ntangangabo. Ibibazo biba ku ntangangabo biterwa n'impamvu zinyuranye, haba ubumuga umwana avukana, indwara, imiti runaka, kimwe n'uko umuntu abayeho. Kenshi na kenshi impamvu yabiteye umuntu ntibizwi. Ibibazo bigira ingaruka ku mubare w'intanga, imigendekere yazo n'imiterere yazo. Ibyo bibazo kandi ni ibikurikira: harimo intanga nkeya, aribyo bita oligospermia. Igihe cyose mu masoro harimo intanga ziri munsi ya 20 muri milimetero imwe y'amasoro uba ufite intanga nkeya. Iyo nta na nkeya zibereyemo byitwa azoospermia. Ibi akenshi bituruka ku kwifunga kw'inzira intanga zinyuramo igihe zivaho zikorerwaho bita mu bugabo zisohoka. Gusa umubare w'intanga n'ubusanzwe urahindagurika ku buryo kuba hari igihe zajya munsi y'uriya mubare bitavuze ko buri gihe utabyara, ahubwo mu gusuzumwa upimwa inshuro zirenze imwe, noneho mu gihe nta nshuro n'imwe ubonye izirenze 20 bakanzura ko ufite intanga nkeya. Ikindi kibazo no kuba intanga zitinyeganyeza neza, ibyo bita astenospermia. Kugira ngo umugabo atere inda bisaba ko intanga zikora urugendo rwo kuva aho zasorewe zikamanuka mu mura zijya guhura n'intanga ngore. Iyo rero zifite umuvuduko muke cyane cyangwa nta na muke zifite, ntabwo zibasha guhura n'intanga ngore. Byibuze kugira ngo ube watera inda bisaba ko 60% by'intanga usohora ziba zigenda neza kandi ku muvuduko ukwiye. Uwo muvuduko ntugomba kuba munsi ya santimetero 20.3 mu isaha. Ikindi ni ubumuga bw'intanga. Ubumuga bw'intanga ni igihe zidateye neza ku buryo nyabwo. Akenshi intanga ifite ubumuga ishobora kuba ifite imitwe ibiri, imirizi ibiri se, kuba nta gice cyo hagati zifite, n'ubundi bumuga bunyuranye. Kugira ngo byari bisaba ko byibuze 60% ziba ziteye neza. Ikindi no kwisohoreramo. Ibi bivuga mu gihe imikaya y'uruhago idakora neza mu gihe cyo gusohora, noneho kugira ngo intanga zijye hanze ugasanga zasubiye inyuma zikajya mu ruhago, cyangwa se umuvaruhago n'umuyobora ntanga ku bagabo iyo bigeze mu gitsina biba umuyoboro umwe. Iba kenshi biterwa no kubagwa igice cyo hasi cy'uruhago cyangwa prostate, hakaza indwara ya diabete, impanuka y'urutirigongo cyangwa kubagwa umugongo, imiti imwe n'imwe nk'iy'umuvuduko udasanzwe w'amaraso, iy'uburwayi bwo mu mutwe, iya prostate yabyimbye cyangwa se izabukuru. Naho indi mpamvu ishobora gutuma umuntu atabyara ni imiterere mibi y'imyanya myibarukiro. Imiterere yose ishobora kwangiza cyangwa gufunga ubugabo, miyoro cyangwa ikindi gice kigira uruhare mu myororokere ishobora kugira uruhare mu gutuma umugabo atabyara. Muri yo twavuga clitoridism. Ibi bivuga mu gihe umwana avutse ubugabo butabasha kumanuka buva mu nda bujya mu dusabo twayo. Ubusanzwe iyo umwana avuka nibwo twatuntu tuba imbere mu bugabo tuba tumeze nk'amagi, tumanuka tukajya muri cya gihu. Iyo rero avutse n'ibyimanuro bigira ingaruka mu mikorerwe y'intanga nzima kandi zihagije. Hakaza ikindi cyitwa hypospadias. Ubu ni ubumuga burangwa no kuba umwenge w'igitsina gabo aho kuba mu gitsina hagati uba wibereye munsi. Ibi bitumye ko z'imibonano mpuzabitsina intanga zidashyikira neza inkondo y'umura, bigasaba ko abagwa bigasohorwa. Haza kandi kwifunga k'umuyobora ntanga. Abagabo bamwe bavuka umuyoboro uvana intanga mu dusabo uzijyana hanze ufunze, cyangwa se igice cya epididymis kidakora neza. Bamwe ndetse baba bafite umuyobora ntanga ari ujyana intanga hanze. Ibi byose bigira ingaruka ku gusohoka kw'intanga niyo zaba zikozwe zihagije. Haza kandi kugabanyuka cyangwa kubura imisemburo. Ibi bizwi ku izina rya hypogonadisme, rikaba ari izina rihabwa kuba umugabo adafite imisemburo ihagije ya gonadotropin releasing hormone, ikaba imisemburo ituma harekurwa umusemburo wa testosterone ndetse n'indi misemburo ijyana n'imyororokere. Kugabanyuka cyangwa kutagira testosterone bitera kugabanyuka kw'ingufu zo gukora intanga ngabo. Akenshi ubumuga ntibukunze kugaragara kandi bubaho mu gihe cyo kuvuka. Ni ingaruka z'indwara y'imiremerwe mibi, genetic disorder ifata imvura ya hypophyse. Ibi bitera ingaruka nyinshi harimo kudakorwa ka FSH na LH, ikaba imisemburo igira uruhare mu gukura ukaba umugabo wuzuye. Kallmann syndrome ikaba indwara ituma hypophyse itabasha gukora imisemburo hafi ya yose. Ibindi ni indwara zijyanye n'imiremerwe. Nubwo tuzise indwara ariko ni nk'ubumuga kubera ko nta miti bivura. Ibi akenshi bibaho mu gihe intangangabo n'intangangore bimaze guhura, nuko mu kwivanga k'uduce tuzakora umwana tuvuye kuri se no kuri nyina hakabaho ikosa, tumwe tukavaho utundi tukajyaho tutari kujya cyangwa utundi tukikuba kabiri cyangwa gatatu. Muri zo twavuga cystic fibrosis, iyi ikaba ituma umuyoboro ujyana intangangabo udakorwa cyangwa ugakorwa ufunze. Polycystic kidney disease, ubu bwo ni ubumuga buza iyo umuhungu ageze mu bugimbi, aho ku mpyiko ze haza ikibyimba kinini ndetse gishobora no kuza ahandi, nuko bikagira ingaruka y'ibi bibyimba bibanafasha mu miyoboro y'imyororokere. Klinefelter syndrome, ubu ni ubumuga burangwa no kuba umuhungu agira ibizwi nka chromosome X2 ndetse na Y1.
Ubusanzwe umugabo muzima aba afite X imwe ndetse na Y imwe. Ibi bitera ikorwa rya testosterone nkeya cyane n'imiterere mibi mu miyoboro iba hagati y'ubugabo n'aho intangangabo zisohokera. Nubwo ibindi bice byose aba ari umugabo, niba kenshi bita cy'abakobwa kuko imiterere myinshi aba ari nk'umukobwa bitewe na testosterone nkeya ndetse no kugira X ebyiri. Cartagena syndrome ni ubumuga budakunze kuboneka bituma intanga zitabasha kwinyeganyeza, gusa bunafasha mu guhumeka aho hahora indwara z'ubuhumekero ndetse n'ibice by'umubiri by'ingenzi bikaza bicuritse. Varicocele. Varicocele ni ukubyimba ku buryo budasanzwe k'umuyoboro uvana amaraso ku bugabo asubira mu mutima. Ubu burwayi busanga mu bagabo 15% kandi ku bagabo batabyara 40% buba ari bwo bubibatera. Nubwo isano bufitanye no kutabyara itagaragara neza, ariko butuma ubushyuhe bwo kudusabo tw'intanga buzamuka, bikagira ingaruka ku mubare w'intanga, umuvuduko wazo n'imiterere yazo. Reka turebe ikijyanye n'imyaka. Yega imyaka nta kihindura kinini ku kuba umugabo yabyara, ariko nayo ntiwayirengagiza. Izabukuru akenshi rigira ingaruka ku bwinshi bw'intanga n'umuvuduko wazo, ndetse n'ubuzima bw'intanga n'ingufu zazo bigenda bigabanuka uko umuntu asaza. Hari kandi indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indwara nk'imitezi na chlamydia guhora uzirwara zongera zigaruka bigira ingaruka ku myororokere yawe. Akenshi zisiga mu miyoborantanga harimo inkovu zishobora kubyimba zigafunga inzira intanga zanyuramo zisohoka. Indwara ya shufureri nayo iterwa na HPV, Human Papilloma Virus, ishobora gutera ubugumba. Noneho reka turebe mu buzima busanzwe. Stress zinyuranye zaba ziterwa n'akazi cyangwa ibindi bibazo binyuranye zishobora kugira uruhare mu kutabyuka kw'intanga. Zimwe mu zindi mpamvu zigira uruhare mu kugira intanga nke cyangwa se zidakora neza harimo ubushyuhe bwinshi ku bugabo, kujya muri sauna kenshi, gutereka laptop ku bibero, kugira umuriro mwinshi n'ibindi byose bigira ubushyuhe burenze ku bugabo bigabanya umubare w'intanga nzima, gusa si burundu ahubwo iyo bihagaritswe zisubira kuri gahunda. Haza kandi ibiyobyabwenge. Gukoresha kenshi cocaine, marijuana nabyo bigabanya umubare n'ubuzima bw'intanga. Ibinyabutabire biri muri marijuana bigabanya umuvuduko w'intanga n'ubushobozi bwazo bwo koga, bityo kuba zagera ku ntanga ngore bikaba ingorabahizi. Harimo kandi kunywa inzoga nyinshi kandi buri gihe nabyo bishobora gutera kutabyara. Hakaza kandi kunywa itabi, nabyo byangiza ubuzima bw'intanga. Umubyibuho udasanzwe nawo utera imikorere mibi y'imisemburo, nuko bikagira ingaruka ku ntanga n'imikorerwe yazo. Ikindi kintu gisa n'igitangaje harimo no kunyonga igare. Nubwo gutwara igare ari siporo nziza, ariko kurihoraho igihe kirekire byangiza imbaraga zo kugira ngo umuntu afate ubushyuhe. Intebe y'igare uko itsikamira bishobora kwangiza imitsi igira uruhare mu kugira ngo ubushyuhe buze. Ikindi nuko akazi ukora cyangwa kuba ari ahantu hari ibintu by'uburozi cyangwa se ibinyabutabire runaka nk'imiti ishyirwa mu myaka cyangwa yica udukoko mu nzu bishobora kugabanya umubare w'intanga, bikaba bibaho bibuza ubugabo gukora akazi kayo neza cyangwa se habaho imikorere mibi y'imisemburo. Imwe muri iyo miti twavuga nka bisphenol A, phthalates na za organochlorine, kuba hafi ya plombe, cadmium na arsenic nabyo bigira ingaruka ku buzima bw'intanga cyane cyane ku bantu bihora hafi cyane nk'abakora mu birombe bicukurwamo. Indwara kandi zishobora kugira uruhare mu kutabasha kubyara ku bagabo, twavugamo impanuka zifata urutirigongo, kubagwa ahantu hanini kandi kenshi, indwara zifata tiroyide, agakoko gatera sida, diabete, Cushing syndrome, umutima, impyiko n'umwijima bidakora neza, kanseri n'imiti yayo nabyo bishobora kwangiza ubuzima, umubare n'umuvuduko by'intanga bigatera kutabyara. Ese ubundi bisuzumwa bite mu gihe aba bana batabyara? Ni byiza ko umugabo n'umugore bose bisuzumisha. Biba byiza cyane kwisuzumisha vuba iyo umugore arengeje imyaka 35 cyangwa umugabo akaba hari impamvu imwe mu zavuzwe akeka ko yaba imutera kutabyara. Kwa muganga nyuma yo gusuzuma, iyo basanze ikibazo kiri ku mugabo, hakurikiraho kureba niba ari ikibazo cyakosorwa, nuko kigakosorwa cyangwa se ari burundu, maze akagirwa inama z'icyo gukora. Ni naha dusoroje, tuzasubira utaha mu bindi biganiro byacu. Ndabashimiye cyane.